Zimo umwami wo mu majyaruguru yateye umwami wo mu majyepfo Finozili amwicana n'umuryango we wose. Umwana muto wa Finozili witwaga Rene yatabaye na Kivaru umugabo wamurindaga ari umusirikare ukomeye. Kubera ko uwo mwana ari wari usigaye yamuhungishije anyuze mu nzira y'ubuvumo yabaga mu cyumba cy'umwami, ahinguka mu misozi mu mashyamba kugira ngo nawe batamwica. Yubatse inzu mu ishyamba atangira kwita kuri uwo Rene wari ugifite imyaka 5 gusa y'amavuko. Yajyaga guhiga akamusiga mu nzu, ageze ahantu batangira kumutoza guhiga no kwirwanaho kugira ngo igihe nikigera azajye kurwanya umwami Zimo wamwiciye umuryango akigarura ubwami yari kuzaragwa. Iyo yabaga ashaka ibindi biribwa bitari inyama cyangwa ibindi yabaga akeneye, yajyanaga inyama mu giturage cyaho ishyamba ryarangiriraga bakamuguranira. Amaze kuba umusore uzi guhiga, yatangiye kumwohereza mu giturage aho kuba ari ujyana inyama ngo bamuguraniremo ibiribwa nk'ibishyimbo cyangwa ibindi babaga bakeneye, Rene akaba ari ujyayo. Umunsi umwe yajyanye inyama z'imbogo, abasaza bamuguraniraga batera hejuru banga kwemera ko ari we wayishe, bavuga ko ari inyama z'ibisigazwa by'inyamaswa y'inkazi yayishe. Aho niho yamenyaniye na Yasenta, umukobwa amugiriye icyizere ko yakwica imbogo, bigatuma n'abandi bamwizera. Yasenta yakomeje kumwitaho, amufasha muri byose, bagira ubwo bakundana, usibye ko abo Yasenta batiyumvishaga ukuntu umukobwa wabo yakundana n'umusore wari ufite inkomoko itazwi kandi uba mu mashyamba. Ibyo byatumye bamumubuza, bamuha n'itegeko ryo gutandukana nawe. Yamukundaga cyane ku buryo ibyo bamusabye yanze kubyumva, we na Rene bagapanga kujya bahurira mu ishyamba mu masaha y'umugoroba aho nta muntu wabaga wareba. Kubera ko umwami Zimo yiyemeraga kandi akaba ari umwami wifuzaga ikintu cyose akakibona bubi na bwiza, yifuje kurya inyama z'imbogo, azitumye abahigi be bose baratinya, bituma yicamo bamwe. Byakomeje kugorana, avuga ko uzamwicira imboga azamushyingira umukobwa we w'imfura akamugororera bihagije. Nibwo intumwa z'ibwami zamenye ko ari umusore wica imboga akaguranishamo ibindi yabaga akeneye, umwami Zimo atumayo abasirikare be ngo bajye kureba niba ari byo. Uwo musore yari Rene kandi koko baraje abaha imbogo yari yishe, bamuguraniramo ibiribwa. Kivaru yabifashe nk'ibyago kuba umwana yarereye mu mashyamba agiye kujya imbere y'umwami mu buryo batari biteze, akeka ko bamuvumbuye bahita bamwica. Ariko nanone yabonyemo amahirwe y'uko nibatamuvumbura igihe cyo kwihorera kiraba kigize intangiriro. Ibyo byatumye amusaba kwemera umukobwa w'umwami kugira ngo azabashe kumenya amakuru yose akeneye kandi abe yiyegereje umwami n'umuryango we. Rene we ntiyifuzaga na gato guhemukira Yasenta nubwo abo batifuzaga kumushyingira bitewe n'uko yari afite inkomoko itazwi, cyane ko yari yarabahishe ko ari umwana w'ibwami. Kivaru yarahangayitse cyane, abwira Rene ati reka dutegereze uko biza kugenda. Wakoze ikosa rikomeye, wemerera kuza hano ngo nuko bari bagutwaje ibiribwa baguranyemo inyama, utuma bamenya aho uba. Niba koko umwami yifuza kukubona, intumwa bari bugutumeho ziraza hano mu ishyamba zigutware. Bityo ukwiriye kwitwararika ukamenya intego yacu. Igihe kirageze ngo nkubwire byinshi utazi. Njye nahoze ndi indwanyi ikomeye. Kukurinda ukiri umwana nuko se yanyizeraga nk'umuntu ushoboye kurinda umwami. Imbere wari umwami kurusha uko yabyiyumvagamo. Yagukundiraga ubwenge wagaragaje ukivuka. Ntiwakuze ushaka gukina n'abandi bana, ahubwo wabaga ushaka kuganira n'abantu bakuru. Watangiye kumenya kuvuga ubaza ibibazo byinshi bakujyana mu bantu utisanzuyemo kwivumbura ukajya mu nzu. Ni kenshi so yakurebaga akagira ubwoba iyo yasangaga wicaye hasi uri gushushanya ibyo wabaga wabonye byose, wajya mu nzu ukitegereza buri kimwe kirimo kandi ukakibazaho ibibazo. Kubera ubwenge wagaragazaga bakugishije gusoma no kwandika ukiri mu myaka 2. Ku myaka 4 n'igice wari uzi gusoma ibintu byose. Umwami Finozili ari we so yigeze kumbaza ati umwana wanjye ubona azaba umwami umeze ate? Uzi uko namusubije? Rene ati mbwira wamusubije iki? Nawe ati naramubwiye nti umwana wazaba umwami ukomeye kuruta benshi bamubanjirije. Azajya afata umwanzuro yatekereje kandi akoresha ubuhanga bwe mu kwimakaza amahoro aho gutuma abaturage bivumanga. Ntazaba yikunda, azaba akunda abaturage be kandi azarwanira ubwami bwawe nubwo bwose byazasaba ko amena amaraso. Ishyaka agira ryo kwiga gusoma no kwandika hamwe n'ubundi bumenyi, nakura azabikomeza yige no kurwana ku gihugu kandi abikunze. Niko namusubije. Rene ati none se ubona utaribeshye kuko nzaba umwami? Kivaru ati inzira yo kuba umwami iratangiye. Ubu urindwanya ikomeye kuko nizeye ko nagutoje. Gusa kuba ibwami batakuzi kandi ugiye kuhaba uzi ko igihe nikigera uzihorera, bizasaba kuhaba ku mayeri. Kujyayo kwawe si ukugenda nk'ugiye gushimirwa ko wishe imbogo, ahubwo ni ukugenda nk'ugiye kureba uko twazashyira umugambi wacu mu bikorwa. Rene yamurebye mu maso ati mbabarira umbwire, urumva bizagenda bite? Nawe ati baduteye ari nijoro, bica abasirikare barindaga umwami, nawe bamwicana n'umuryango we wose, aba ari wowe urokoka gusa. Si uko baturushaga ubwinshi cyangwa imbaraga, ahubwo bakoresheje amayeri, badufatirana n'uko twari twizeye amahoro yari amaze imyaka 100. Finozili yari yizeye ko abaturanyi be batamutera kuko basangiraga. Zimo we yagize umururumba aramutera. Natwe dukwiriye gukoresha amayeri tukazabatungura mu gihe bazaba batiteguye na gake. Kuko buriya wishe umwami n'umuryango we, abandi bose bamanika amaboko, ntacyo baba bakiramira. Baba barushijwe imbaraga.
Mu gitondo cya kare koko abasirikare batatu b'ibwami baje kumutwara bamusanga yicaye hanze baramusohoza baramubwira bati umwami zimuyivuje guhura n'intwari ibasha kwica imbogo. Yavuze ko agiye gusohoza isezerano yatanze akagushyingira umukobwa we. Niyo mfura ye mu bakobwa kandi niwe mukobwa mwiza mu bo yabyaye. Yongeyeho ko azaguhaho kuba ibwami akagushyira mu ngabo zikomeye akaguha amasambu n'inka mbese ibyo ushaka byose. Rene yabarebye mu maso aramwenyura arababwira ati banyakubahwa njye ndi umuntu usanzwe uciriritse wakuriye mu mashyamba. Ni iby'agaciro gutumirwa n'umwami nyir'ubutaka. Ariko ndabasabye nimuntumikire mubwire umwami muti uyu munsi wo mfata nka data ntahari kandi sinagenda ataza aho ndi. Ari butahe nimugoroba muzagaruke ejo naganiriye nawe namumenyesheje aho ngomba kujya nzabanje kuba umugisha wa kibyeyi none hasi nahita nza ni ukuri rwose mumbabarire. Abo basirikare baramwunamiye baragenda kuko bari bamwubashye nk'umuntu umwami yari ari gufata nk'intwari. Bageze babwira umwami ko yanze kuzana nabo kuri uwo munsi katava mu rugo atabibwiye umugabo yafataga nk'umubyeyi we babanaga mu mashyamba. Zimati ko mukomeje kuvuga ngo bafata nk'umubyeyi we nta babyeyi agira abana mu ishyamba nande. N'ubu bati ntitubizi gusa yatubwiye ko atagenda atabimenyesheje uwo babana. Umwami yarabyishimiye ati ahubwo ndumva azi ubwenge. Yubaha umuryango we umukobwa wanjye nawe azamwubaha. Icyo ni ikimenyetso cyiza. Yahise asaba ko bategura hazaruhukira naza bakamutegurira n'imyenda yo guhinduranya. Zimara afite amatsiko yo kumubona. Abo basirikare bakimara kugenda Kivaru yaramuhobeye ikiniga kiramwica tuzi ubwenge. Urakoze kubabwira ngo bazagaruke ejo. Nibura uyu munsi ndongera ngo utoze uko wakwirwanaho ukarwanira n'abandi nkwigisha amayeri uzakoresha kugira ngo tubashe kwigarurira buriya bwami ubu umwami nk'uko ari byo wavukiye. Rene yaramubwiye ati njye sicyo gitumye mbasaba kugenda ngo bazagaruke ejo ariko ahubwo mbonye ningenda nonaha biratuma ntabona uko nsezera ku mukunzi wanjye Yasente. Dusanzwe duhora mu ibanga urabizi nawe. Uyu munsi yaza aho duhurira akambura agatekereza ko namwanze cyangwa ko nahuye n'ikibazo gikomeye ngomba kubanza kumumenyesha impamvu ngiye. Kivaru ati ibyo nta kibazo haracyari mu gitondo uwo mukobwa muhura ku gicamunsi. Rene ati ngaho mbwira kumvaga ibyo bambwiye byose utekereje iki? Kivaru ati nk'uko nari mbikubwiye uyu ni umwanya tubonye ngo dutangire inzira yo kwihorera. Mbere ya byose shaka uruhu rwumutse mu nzu uzana umwambi usongoye cyane uze hano ku muriro nkwereke icyo dukora. Yagiye mu nzu babikagamo impu z'inyamaswa bishe ashakamo uruhu rwiza araruzana afata n'umwambaro abimuzanira. Kivaru yari yarahindutse umuhigi ariko anafite ubumenyi yakuye ibwami yari azi kwandika yarize inyuguti zose. N'ubusanzwe n'umwami Finozili bari barakoranye. Ubwami bwahererekanywaga mu miryango umuhungu w'umwami mukuru agakura azi ko azamusimbura ku ngoma. Finozili nawe yavutse ari imfura mu bahungu ariko afite bashiki be bakuru bamwe barashinze imiryango bafite n'abana. Kivaru yari umwana wa mushiki w'umwami ariwe Finozili akaba se wa Rene. Ibyo byose yarabimusobanuriye kugira ngo amwumvire ko n'abatazahagarika kwihorera ku bw'umuryango we. Rene yagize ikiniga ati kutambwiye kuva kera ko dufitanye isano. Mama waba hehe aracyariho? Ese ubwo njye nawe ntiturababyara niba data avukana na mama wawe? Kivaru ati ibyo ari byo byose turi umuryango umwe. Natinze kubikubwira kugira ngo ubanze ngirire icyizere kidafite aho gishingiye gusa ku kuba narakurinze kwicwa nkagutoroka ntangakurera ukaba umaze kuba umusore watojwe. Nyuma yaho uzanyizera kurushaho kuko ndi mwene wanyu. Ugiye ku rugamba rukomeye rwo gupfa no gukira niyo mpamvu ukwiriye kumenya ukuri kose. Rene ati none kuri uruhu rw'umutse naruzanye ugiye kurukoza iki? Kivaru ati nizere ko ukibuka gusoma no kwandika. Yafashe umwamba awushyira ku makara yaka ubanza gushyuha cyane hanyuma afata uruhu yandikaho amazina 30. Yandikaga bito cyane kugira ngo azabashe kurubika neza mu mufuka w'umwenda yari kuba yambaye ntihagire umuntu umenya ko arufite. Yari afite amatsiko amubaza impamvu ari kwandika amazina y'abantu. Kivaru yaramusubije ati sinakabaye nanditse aya mazina iyo mba nizeye kuri buze kuyafata mu mutwe ariko ni menshi hari ayo wazibagirwa. Ngiye kukubwira inkuru yaherekeza kandi nutega amatwi witonze uramenya uko umugambi wo kwihorera uzashyirwa mu bikorwa mu buryo bworoshye. Yateze amatwi Kivaru ati Rene amazina yanjye yose urayazi uzi neza isano mfitanye nawe. Nta musirikare utarunzi kugera no ku bami b'amahanga kuko aho umwami yajyaga hose twarajyanaga cyane cyane mu birori byo hanze y'igihugu. Kubw'ibyo ayo mazina uzayakoresha wemeza bamwe mu ngabo zarokotse ko uri umwana wa Finozili. Nta wundi muntu wamenya izo ngabo zose n'abafitanye isano n'umwami angana nawe bazahita bakwizera. Kubera ko ntazi abasirikare bapfuye n'abasigaye abari bo dore uko uzabigenza. Uzigira inshuti ku musirikare umwe umubaza abasirikare ba kera baba baramanitse amaboko igihe ubwami bwa Finozili butsindwa. Numumenya uzamubaze amazina niba yazi. Hari nubwo wasanga nanditsemo irye. Bose nibamara kukwizera bamaze kumenya ko uri uw'ibwami uzasaba uruhushya unsure umbwire uko byose byifashe dupanga undi mugambi. Icyo gihe bazaba bamaze kumenya ko utigeze upfa kandi bazishimira gusubirana ubwami bwa Finozili bagufashe. Ariko niba bari bake badafite ijambo bizagorana. Bizasaba ko dukoresha uburyo bwo gutera nijoro nk'uko nabo babigenje. Ntugende nk'ugiye mu birori ugenda nk'umutasi.
Rene yabanje kujya kureba Hyacinthe mu mashyamba bahuriragamo. Yamugeze imbere akimubona ahita amenya ko afite ibitekerezo byinshi. Yaramubajije ati Rene, ufite ibihe bibazo? Uhangayikishijwe n'iki? Rene ati burya wavugaga ukuri. Nakoze ikosa rikomeye, abantu b'ibwami noneho b'abasirikare mbazana mu rugo aho tuba mu ishyamba. Nabazanye bantwaje ibyo baguranye yambugo ntabizi ko ari abasirikare. Bazindukiye mu rugo bashaka ko mpura n'umwami, gusa nanze kugenda. Nakabaye najyanye nabo, ariko kubera urwo ngukunda nanze guhita ngenda ntabikubwiye ngo utazaza hano duhurire ukambura. Hyacinthe yagize agahinda ati none se uzamara igihe kingana iki? Naho umwami numvise mfiteho imigambi myinshi, nanjye sinzi igihe bizatwara, ariko nibiba ngombwa ko mara igihe kinini nzajya nza kukureba. Ikibazo ni ko banyu batazemera ko tuvugana mu gihe nzaba ngarutse kukureba. Hyacinthe yubitse umutwe aramubwira ati Rene, uko biri kose uru rukundo rwacu ruzasaba ibitambo. Ufite amahitamo washyizwe imbere hagati yanjye n'umukobwa mwiza w'ibwami utarakuriye mu cyaro nkanjye. Wasanga ari na mwiza kundusha kuko abami bashakana n'abagore beza bakabyara abana beza. Nanjye mfite umuryango utanyoroheye uhora ukumbuza. Iwacu bifuza kunshyingira undi musore kandi nkeka ko batangiye kugirana n'umuryango w'ibiganiro. Nutinda uzasanga nariyahuye kuko sinzemera ko banshyingira ku ngufu. Niba koko nkunda, reka nizere ko uzarwana intambara kubw'urukundo rwacu kandi nanjye ndabikwijeje. Gusa ndagusabye nibiba ngombwa kuhitamo hagati yanjye n'ubuzima, uzahitemo ubuzima. Kwanga umukobwa w'umwami niba bizakwicisha, uzarebe ko ubuzima bwawe umwemere, nanjye nzabyumva. Gusa njye sinashyingiranwa n'umuntu ntazi uwo nkunda ahari. Rene yaramubwiye ati wigira igitekerezo cy'uko nzagutenguha, uzakomeza urwana iyo ntambara. Mu gihe gito cyane nzakora uko nshoboye gukura iwanjye ku mugaragaro. Nubwo uwo musore azaba yaramaze gutanga inkwano nta kizantangira. Yamusezeyeho hanyuma azamuka mu ishyamba ngo ajye kuba aganira na Kivaro muri iryo joro mbere y'uko ajya ibwami. Yasanze Kivaro amwiteguye aramubwira ati iri joro nturyama, ukwiriye kurara witoza. Amazina naguhaye nizere ko wakomeje kuyasoma no kuyafata mu mutwe. Uruhu nuruta ayo uzasigarana mu mutwe niyo azagufasha. Yazanye amacumu ye amusaba kongera guhamya ku gipimo, aramusubirishamo ibyo yamutoje byose. Bagera mu rukerera. Mu musesa w'ibwami baraje basanga Rene yicaye mu muryango. Bamusabye ko abereka uwo babana, arababwira ati akazi kacu ni uguhiga. Yakazindukiyemo. Yamanukanye nabo uhurira ku magare yakururwaga n'amafarashi baragenda. Mu nzira yagiye abaganiriza batera urwenya, bageze aho batangira kumwiyumvamo. Umwe yaramwibwiye ati njye nitwa Ramazesi, ndi umusirikare ubimazemo imyaka 30, ariko uko nkubona wowe uhawe imyitozo mu myaka 5 waba ufite ibigwi birenze ibyanjye, kuko njye sinigeze nica imbogo na rimwe. Bose barasetse ariko Rene ahinduka mu maso kuko mu mazina yari afite harimo iryo rya Ramazesi. Babonye ko ahindutse bamubaza impamvu, naho atibaza imyaka isaga iyo mfite uri umusirikare nkaba ndi kugendana nawe, ni iby'agaciro rwose. None se umwami Zima amaze ku ngoma imyaka ingahe? Ramazesi atamaze imyaka myinshi. Mbere atarahuza ibihugu byombi yarayoboye imyaka 8. Aho bihurije tubariyemo niyo ya mbere twavuga ko amaze imyaka 23. Rene ati njye nakuriye mu mashyamba sinigeze menya amateka, nanjye ubwanjye sinisobanukiwe. Uwo nita data yanze kumbwira impamvu tuba mu mashyamba, uretse kumbwira ko mama na papa bishwe n'imbogo, ikaba ariyo mpamvu nanjye nakuze nshaka kwica imbogo zose. Barongeye baraseka bamubwira ko afite umutima ukomeye. Kugira ngo akomeze yimenyera amakuru yaramubajije ati none se byagenze bite kugira ngo ubwami buhuze? Mbere byari bimeze bite? Nawe ati nta muturage utazi umwami Finozili. Yari umwami mwiza wicishaga bugufi, agafata neza abantu be kandi agaharanira amahoro. Aho Zima yigaruriye igihugu yagihuje n'icyo kiba kimwe. Ubundi mu majyepfo hayobowe na Finozili, mu majyaruguru hayobowe na Zimo, hanyuma aramutera aramutsinda yigarurira ubwami bwe, aza no gutura aho yari atuye hagera umurwa mukuru w'ibihugu byombi. Bageze ibwami basanga umwami Zima amutegereje. Yamurebye igihagararo, amureba isura, umutima usimbuka kubera ibyishimo. Yaramuhobeye aramubwira ati ntambuko yawe ubwayo yaguhesha umukobwa w'umwami. Umukobwa wanjye yifuzaga kuzihitiramo umusore uzamubera umugabo, ariko wowe urenze kubera kuzihitiramo bose. Si ibyo gusa, nkwiriye kugendana n'umusore nkaho aho ngiye hose. Ugiye kumara igihe runaka uhabwa imyitozo. Rene yarumiye kuko umwami yaramwishimiye bidasanzwe, ariko nanone akamufatira imyanzuro nkaho we nta mahitamo namba afite. Yaramubajije ati none se byifuza nta gitekerezo mbitangaho? Zima tushaka gutanga igitekerezo. Nawe ati bivuze ko ubwo naje hano nazongera kuhava? Umwami ati birumvikana mumaze kuba umwe muri twe, ntukwiye kuba mu mashyamba, uzajya ujyaho rimwe na rimwe ugiye kumpigira. Ahubwo ngwino nkwereke umukobwa wanjye, ndabizi nawe arakwishimira kikubona. Muzongera kubona nangiye kumugushyingira nyuma yo kumpamireza ko ari we koko wicira imbogo. Binjiye mu nzu aho abagize umuryango we bari bicaye ku meza, imbere yabo hateretse ibyo kurya. Basaga naho bategereje umwami ngo basangire.
Rene yari yateguriwe intebe iteganye n'iy'umwami, umwami nawe iruhande rwe hari umukobwa yifuzaga kumushyingira. Ariko mu muco w'ubwami bwa Zimo, umusore ntiyabaga yemerewe kuvugisha umukobwa bagiye kumushyingira ataragaragaza ko amukwiriye cyangwa ngo atange inkwano. Yagombaga gutegereza igihe umwami azamwemerera kumuvugisha. Uretse kumureba nta kindi yari kurenzaho. Yicaye aho, Zimo ati umukobwa wanjye yitwa Tirikiye, niwe mfura yanjye mu bakobwa. Nakabaye mushyingira ibikomangoma, ariko ngomba kumushyingira umusore w'intwari ndetse nkubahiriza isezerano natanze njyewe ubwanjye. Rene yarabonye ko nta jambo agifite akwiriye kujya yikiriza gusa agasubiza ibyo abajijwe. Zimo yahise amubaza ati wambwira inkomoko yawe? Nawe ati nyagasani, mama na papa bapfuye nkiri muto, ni njye mfura mu muryango. Uwandeze niwe nita papa nkamwita mama, kuko niwe wandeze kuva mu bwana. Nta byinshi arambwira ku buzima bwanjye, agenda ambwira bike bike. Zimo ati ibyo nta kibazo, ubwo ahari kandi azi inkomoko yawe birahagije. Ejo rero uratangira imyitozo, numara kugera ku rwego rwiza nkugororere, kandi icyo uzasaba cyose nzakiguha nyuma yo kugushyingira umukobwa wanjye. Tirikiye nawe yarebye Rene ahita amukunda kuko ari umusore uteye nk'uko yifuzaga kandi w'umunyembaraga. Mu mutima atangiye kwibwira ati sinjye uzarota imyitozo irangiye bakadushyingira. Rene nawe yaramwitegereje abona ari mwiza, ariko yibuka intego afite. Mu bitekerezo bye hahise hazamo bashiki be n'ababyeyi be bishwe, umujinya umuzamo, ariko arwana no kutawugaragaza. Mu bantu yifuzaga kwica harimo Zimo n'abana be bose, kandi nibo bari bicaranye koko. Ku rundi ruhande, se wa Esenta wari wifitiye abagore babiri, nubwo atitaga kuri nyina cyane, yafashe umwanzuro wo kumushyingira. Umukobwa yarageze igihe cyo gushyingirwa. Nubwo nabo nta butunzi bari bafite, bashakaga umusore uturuka mu muryango wubashywe kandi ukize. Hari imiryango yari yaramuganirije imubwira ko ishaka ko ayishyingira umukobwa we. Yagombaga gutekereza yitonze, akareba umuryango mwiza kurusha undi, akaba ari we ashyingira mu mukobwa we. Mbere yo guhitamo umusore akagirana ibiganiro n'umuryango, harebwaga ku muco, ku myemerere, ku miryango yabo n'umubano bazagirana. Yatangiye gutekereza kuri iyo miryango yose yamusabye umukobwa, ngo ariho umukobwa wazajya umubano ukarushaho gukomera hagati y'imiryango. Kugira ngo byorohe, yasabye umugore we kumufasha guhitamo umusore ukwiriye. Ibwami mu gitondo cya kare, Rene yabyutse bamwereka umusirikare wagombaga kumutoza. Yatunguwe no gusanga ari Ramazesi wagombaga kumutoza mu gihe runaka kugira ngo agere ku rwego umwami yifuzaga ko ageraho, ku buryo yamubera umwe mu basirikare bamugenda iruhande ndetse akabona kumushyingira umukobwa we Tirikiye. Mu mutima Rene yarishimye, aribwira ati amata abyaye amavuta. Ramazesi ubwo yahoze arwanira data, ntibizangora kumwumvisha ko ndi umuhungu wa Finozile. Nzatuma nkunda yemera no kumfasha guhirika Zimo ku butegetsi. Guhera uwo mwanya Ramazesi yatangiye kumwigisha gutegura ubwonko n'umubiri. Yaramubwiye ati tugiye kubanza gusenya ubuzima bwawe busanzwe bwo kuba umuhigi, tukubake bundi bushya. Gutega amatwi, kwihangana no kumvira itegeko nguhaye niryo somo rya mbere ukwiriye kwiga. Yambuye imyenda isanzwe ahabwa imyenda yo kwitoza yambaye. Ramazesi yaramubwiye ati urabanza witoze kurya gake, kunywa gake, umenye ko ugomba kuryama igihe gito kugira ngo ubanze kumenya kwigenzura. Mu gitondo yabyukaga ajya mu myitozo kandi bakayikorera ahantu hatandukanye bitewe n'ibyo yamutozaga. Icyumweru cyashize Ramazesi ari gushima uko yitwara, none hamuha imyitozo yo gukora akazi gakomeye buri munsi. Yamujyanye mu misozi atangira kumwikoreza amabuye, kumwirukansa, amwuriza ibiti, amuha indi myitozo ikomeye. Ibyo yatekerezaga ko bizatwara nk'amezi abiri abimutoza, byasabye icyumweru kimwe gusa kugira ngo yizere ko umusore ashoboye. Ku bandi basirikare, iyo myitozo bayikoraga mu gihe kinini bitewe n'uko bazaga mu gisirikare biviriye mu giturage gisanzwe, ariko we byamufashe icyumweru kimwe gusa. Ramazesi yatangiye kumutinya no kumufata nk'umuntu ukomeye, aramubaza ati ninde wagutoje iyi myitozo yose? Ese ubundi wowe ubona gutoza ku byose uwo bizi unabindusha? Turiruka ukansiga undusha kwikorera ibiremereye, mbese naho dutaniye. Rene ati Ramazesi, ikibazo mbajije wari waratinze kukimbaza, ahubwo nsubiza. Bimera bite gukorera umwami kandi yarishe uwo wahoze ukorera? Ese uwo wishimye? Ni wowe utoza abasirikari bose? Yakwizeye ate kandi yarisha abari bagize ubwami bwa mbere, yarabateye akigarurira ubwami bwanyu mukaba muri mu barokotse icumu rye? Ramazesi yarikanze ati Rene, bigenze bite? Ubaye iki? Ibibazo uri kubaza wabitumwe nande? Rene adatindiganyije Teredi na Kari baracyariho cyangwa barapfuye nabo? Amakuru ya Kivaru ari mu byaro wa Finozile, ijoro zima ateramo mwirwanyeho bingana iki? Haba hari umuntu w'ibwami warokotse? Ramazesi yatangiye gukanura amaso, aramubaza turundi wa musore we. Nawe ati ko twazanye mu myitozo hari undi muntu wadukurikiye? Ramazesi ati nawe kuko twaje twenyine. Rene ati funguka umutima umbwire, wigeze utekereza kuzahorera ingoma ya Finozile? Uriya mwami wamukunze bingana iki? Yashatse kwanga kumusubiza amutunga inkota, ati nutambwira uwo uri we ndakwica. Nawe ati kukubwira uwo ndi we birakumarira iki? Urakeka ko natenye inkota yawe? Mbwira, nyuma y'uko umwami Zimo yigaruriye ubwami bwanyu akabuhuza n'igihugu cye, nibwo wabayeho neza? Ramazesi yabonye ko ntabwo bafite, ategusha ku ngingo, kuko ntabwo nashobora gusubiza ibyo bibazo byose. Rene nawe yamweretse ko afite umujinya, ati ngaho nsubiza ibyo wibuka. Naho umwami yarishwe, abana be bose baricwa,
none nari kuba ndwanira iki? Renata abasirikare bose ngiye gusubiramo uwuze umumbwire. Yavuze andi mazina yose yari yanditse kuri rwa ruho, Ramazesi asanga bose abazi. Yakomerejeho amubwira amateka ya Finozili n'icyumba yararagamo, amubwira iby'abana be bose bararagamo n'abarinzi babarindaga, hanyuma aramubwira ati Ramazesi, sinkwiye gukomeza kukwihishamo. Yamuciye mu ijambo ati waba uri Rene umwana wa Finozili? Nibutse ko ariko yitwaga, none nawe niko witwa. Aho kumbwira byinshi nyereka ku kibero cyawe ndamenye uwo uri we. Rene nawe yikanzemo kuko yari afite ikibibi kinini. Yakuyeho umwenda, Ramazesi abonye ikibibago hasi yubamye aramwunamira ati Nyagasani, kuki watinze kugaruka mu bwami bwawe? Nari mbizi ko batigeze bakwica kuko nta murambo wawe twabonye ubwo dushyingura abandi. Noneho barizeranye, Rene amubwira umugambi afite wose. Ramazesi ati ndabizi, ubaye umwami ingabo zahoze zikorera so waziha icyubahiro kuko zimeze nk'abacakara kandi nizo nyinshi. Nuko twabuze amahitamo tugakorera zima kugira ngo dukomeze kubaho, ariko ubwami bwacu n'ubwa Finozili niwe turamye mu mitima yacu. Rene yongeye kumubaza ati none kuki Zimo yakwizeye? Yaramusubije ati igihe ingabo ze zidutera ntabwo zaje ari nyinshi, si uko zaturushaga kurwana, ahubwo zaduhenze ubwenge ziza dusinziriye. Zishemo bake babaga bari mu nzira igana aho so yararaga. Zimaze kwica umwami n'umuryango we, abari basigaye twamaritse amaboko tuyoboka umwami wari utsinze. N'ubundi igihugu cyacu cyakomeje kurindwa n'ingabo zacu, izazimo zikomeza kurinda igihugu yarasanzwe ayobora. Icyakora yabaye nk'uzivanze, zimwe azohereza mu majyaruguru, izindi azizana inaha. Nizere kuri kubisobanukirwa kuko byari bisanzwe ari ibihugu bibiri bifite ibisirikare byabyo. Inaha ibwami abari basanzwe nitwe benshi. Uwo munsi Ramazesi yamwemereye ko agiye gutangira kubimenyesha buri musirikare wese wakoreye se, hanyuma akabateguza ku isaha bafashe Rene gusubirana ubwami bwa se. Yabwiye Rene ati abasirikare bose nibamara kumenya ko uri umuhungu wa Finozili, igihe kizaba kigeze ngo wicezemo. Ntibizakugora, naguha umwanya ngo muganire uzahita umuca umutwe, wivuga amazina uvuge na so, abandi twese tuzahita tugushyigikira. Ubu icyo gukora ni ukubanza guca intege ingabo zaturutse mu majyaruguru ziri hano, tukagenda tuzica buhoro buhoro, umwami nawe akabanza kubona ko hari impinduka. Icyari gukurikiraho muri uko kumutoza kwari kumwigisha gukoresha intwaro zose. Ramazesi yaramubwiye ati nubwo waba waritoje, ubu nibwo ubikeneye kuko uru rugamba rushobora kuzakomera. Rene aterega nacikanye na Kivaro, ntiyigeze apfa. Imyitozo yose uri kumpa yahereye kera yimpa. Nta mwanya wo gutinda dufite, ntuzi ibyo nkeneye gukoresha nica Zimo, ibindi nta gishya kirimo kuri njye. Kivaro na Ramazesi bakomeje kujisha nk'abari mu myitozo kugira ngo umugambi bawutegure neza. Ramazesi kugira ngo agire ikipe nini yo kurwanirira Rene, yahereye ku basirikare bose bakoranye kuva kera, akomereza no ku bari mu myanya yo hasi babaye abasirikare nyuma mu gihe cya Zimo kugira ngo bafatanye kumuhirika ku bwami. Uko bakomezaga kwitoza niko babaye senta nabo bamushakiraga umugabo. Umusore yarabonetse, hakurikiraho ko se yicarana n'umuryango w'umusore. Barebeye hamwe ibyo buri ruhande rwagombaga gutanga. Baganiriye ku ntego z'urugo, ku mategeko y'umuryango n'indangagaciro umukobwa azajyanamo. Bemeje itariki y'ubukwe, batangira no gutegura impano. Iya senta ntiyari yakamenya aho ibintu bigeze, umutima wari ukiri kuri Rene yibwira ko isaha ku isaha yagaruka kumureba kandi yiteguye gucikana nawe agahunga iwabo akajya kwibanira n'umusore yakundaga. Ibwami naho Zimo yanyuzagamo akaganiriza Rene amushimira ko ari kwitwara neza mu myitozo. Nyuma y'amezi nk'abiri yari amaze, imyitozo yose yagombaga guhabwa, Ramazesi yabwiye umwami ko yarangiye. Umwami yaravuze ati sinabyemera. Rene akwiriye kubanza guhuzwa n'abandi basore batojwe mbere ye, bagakora amarushanwa yo kurasa no kwiruka nkareba urwego ahagazeho. Natsindwa arakomeza gutozwa kugeza igihe azagera ku rwego rw'umusirikare ukomeye. Kandi guhera uyu munsi ninjye ugomba kuzemeza ko asoje imyitozo. Muri icyo gihe cyose Ramazesi yari yaravuganye n'abasirikare bahoze ari abafinozili, yarabamenyesheje ko Rene ari umuhungu we. Ntibatinze kubyemera, bamwitegereje neza babona afitanye isura nawe. Bakimumenya batangiye kujya bamusanga hari mu ibanga bakamwunamira, bakamubwira bati twari dufite icyizere ko uzagaruka kuko ntitwigeze tubona umurambo wawe, ingoma yawe irakarama Nyagasani Rene. Rene yasaga nk'aho ari umwami nubwo bitari byakabaye ku mugaragaro. Abo bumvaga ari gutinda kwica Zimo ngo basubirane igihugu cyabo hakiri kare, bongere babeho bishimye nk'uko byahoze. Bari bizeye imbaraga ze kuko Ramazesi yababwiye ko bari mu myitozo nta kintu kirenze amutoza kuko we n'ubusanzwe yari yaratojwe na Kivaro kandi yari umusirikare ukomeye. Mu gitondo cya kare Ramazesi yazindukanye n'abandi basore bari baratojwe imbere ya Rene ari abasirikare. Umwami yifuzaga kumuha ibizamini hamwe nawe ngo arebe ko abitsinda, abone kumushyingira Tirikiye kandi amushyire mu ngabo zimugenda iruhande. Bagiye mu kibuga cy'ibwami, hanyuma bakora amarushanwa bakikijwe n'abasirikare n'ingabo hafi ya zose z'ibwami n'abandi bahabaga. Bahereye ku yo kwiruka bose Rene arabasiga. N'ubusanzwe yari umuhigi asanzwe yiruka inyuma y'inyamaswa. Nyuma y'amarushanwa yo kwiruka, umwami Zimo yarahagurutse amukomera amashyi, aravuga turi kurushaho kumamiriza kuko uri umukobwa wanjye. Mu kurasa n'uwo wa mbere ndahita ntegura ubukwe, nta kindi kigomba gukurikiraho.
babajyanye ku gikuta bari baciyeho utuziga twinshi, hanyuma buri musore wese bamuha amacumu 3 n'imyambi 3 n'umuheto, bamwereka utuziga agomba kurasaho. Uwari gutsinda n'uwari guhamya mu tuziga akoresheje ibyo bari bamuhaye byose akabimara. Bahereye ku musore wa mbere bagera kuri Rene ari we wa nyuma, mu buryo bworoshye ahamya mu tuziga akoresheje ibyo bari bamuhaye byose. Umwami yarahagurutse, none haravuga ati ubu tugiye gutegura ubukwe, kuko niwe wenyine ubashije gukora ibyo wasabwe neza kandi mu gihe gito. Muri make uratsinze, unyeretse kuri intwari. Abo basirikare bose barabahanga, ariko Rene yabarushije muri byinshi, haba mu kwiruka no gukoresha igihe gito apima mu tuziga. Zimura aravuze ati nta wundi mukwe nkeneye. Ndashidikanyije ku kuba warisha imbogo, ntekereza ko ushobora kuba warabikoze ku bw'impanuka cyangwa warabifatanyije n'uwo mubyeyi wawe, ariko mbonye neza ko bikurimo. Nyuma y'ubukwe maze kugushyingira umukobwa wanjye, uzaba umwe mu basirikare bangenda iruhande, ujye urira ku meza yanjye kandi urare mu nzu imwe n'umwami. Mu gihe bari bakiri aho, Ramazesi yagendaga aganiriza ingabo zahoze zikorana na Finozili azongorera ati murabona ko atari n'ikigwari, umwami n'uriya, ziriya mbaraga akwiriye kuzikoresha uyobora igihugu aho kurinda uyu mwami w'umwiyemezi. Iki ni igihe cyacu ngo dusubirane ubwami bwacu. Bamwe muri bo baramubajije bati igihe cya nyacyo ni ikihe, kuki akomeje gutinda? Ramazesi ati mwe mwitegure, bidatinze ndabaha amabwiriza y'icyo mugomba gukora. Nyuma y'ayo marushanwa, umwami yahamagaje Rene aramubwira ati igihe kirageze ngo ngushyingire umukobwa wanjye nk'uko nabyiyemeje. Wanyeretse ko uri umusirikare w'umuhanga, ariko se ninde wagutoje bigeze aha ku buryo imyitozo yahawe abandi mu gihe cy'amezi 6 wowe uyihabwa mu gihe gito bingana bitya? Rene ati nta cyari kigoye kirimo, iyo nishe inyamaswa nyishyira ku bitugu ngataha. Ibyo gutwara imizigo ndabimenyereye, kandi kwica inyamaswa ntibiba byoroshye, bisaba kuyiruka inyuma n'imbaraga zawe zose. Kubera uko iba yiruka icengacenga, bisaba kuba uzi gupima neza. Umwami ati ubundi sinakabaye ngushyingira ntazi neza ababyeyi bawe n'uwo uri we. Ku munsi wa nyuma wo kwitegura ubukwe, uwakureze uzamuzane mwibarize neza ibyo nakakubajije. Rene aramubwira ati ariko nifuza kujya kumureba, amezi 2 ashize ndi hano ni menshi. Zima tukwiriye kujya kumureba nibyo koko, ukanamubwira gahunda zose uko zimeze. Ngiye kuguha abasirikare bo kuguherekeza kugira ngo utazahurira n'ikibazo mu nzira kandi ugiye kumbera umukwe. Rene ati mu bamerekeza harimo na Ramazesi? Nawe ati niwe ushaka ko mujyana? Rene ati njye nkunda abantu bakuze nka we, cyane ko n'uwo wasigaye ari umubyeyi wanjye ari mu kigero kimwe nawe. Yasabaga kujyana na Ramazesi kugira ngo nahura n'ikivaru nk'abantu bahoze bakorana barushaho kunoza neza umugambi wo guhirika umwami Zima ku butegetsi. Mu cyaro cyo kwa Yasenti ibintu byari bimaze guhinduka. Iwabo bari bamumenyesheje ko noneho bagiye kumushyingira kuko umusore yari amaze kuboneka. Se na nyina baramwicaje bamubwira ko ari umusore bamuboneye, ko baganiriye n'umuryango we kandi ko bagomba kubana mu gihe kitarambiranye. Iwabo w'umusore bari baramaze kwemera inkwano bazatanga, n'iwabo wa Yasenti baremeye uruhare bazagira kugira ngo ubukwe bugende neza. Yarababwiye ati ariko mfite uwo nkunda kandi namusezeranyije kuzamubera umugore, none kuki mutinyuka kunshakira undi muzi neza ko Rene ahari? N'ubu ati wa mwana we, Rene azakumarira iki kandi nta kintu na kimwe agira? Uretse kuba atuye mu ishyamba ari umuhigi, wumva ari iki kindi yakumarira? Ubukwe bubaho kugira ngo imiryango ihure, none uzaduhuza n'uwe muryango nushakana nawe? Umuryango uberaho gufashanya, ntugire ngo birangirira gusa ku gushyingirana. Habaho no kugabirwa amasambu n'amatungo, waterwa ukaba watabarwa n'uwo washyingiye. None nitugushyingira Rene tuzungukira he? Menya ko nta mwana ugira amahitamo ku rushako. Nyina yaravuze ati nanjye nashakanye na so bitandimo, cyane ko nari umugore wa kabiri. Ariko se nabaye iki? Sinshaje neza? Yasenti yavugiye hejuru ahakana ko ubwo bukwe butazaba. Se yamukubise urushyi, umukobwa agira ikizengera aragwa hasi. Yaravuze ati umukobwa ni inkunguzi, ni gute mvuga akamvugiramo? Yakomeje kwitotomba, ariko Yasenti wari uguye hasi yasaga n'utaye ubwenge. Nyina yagize ubwoba mwegura yihuse akomeza kuremba. Na se yagize ubwoba, baramuterura bajya kumuryamisha ku gitanda ngo barebe ko wenda yazanzamuka. Ku bw'amahirwe mu gitondo yabyutse yakize, ariko yakwibuka urushyi se yamukubise akumva uburibwe bugarutse. Mu mutima yaribwiye ati aho kugira ngo mpfe, reka nemere nshyingiranwe n'uwo bampitiyemo. N'ubundi wasanga Rene ntegereje atazagaruka yarikundiye umukobwa w'umwami. Ubu wasanga banabana. Ko yambwiye ngo azaza kundeba, hakaba hashize iki gihe cyose ataragaruka, nahere nkomeza kumwizera. Iyo aba uzarwana ku rukundo rwacu, aba yaragarutse kundeba nibura. Mu gitondo cyakurikiyeho, Ramazesi n'abandi basirikare 5 barimo Kari baherekeje Rene kugira ngo ajye kureba Kivaru. Bakirenga amarembo y'ibwami, Ramazesi adatindiganyije, we na Kari bahise bica abasirikare bande. Abo bari abasirikare baturutse mu majyaruguru aho Zima yahoze ayobora. Umugambi bari bawunogeje w'uko bagomba kubica bakagera kuri Kivaru ari bonyine kugira ngo baganire batuje. Bageze ku nkengero z'ishyamba muri cya giturage, Rene ati muze mbere ku muntu dusohoza mbere yo kuzamuka mu ishyamba. Yageze ku marembo yo kwa Yasenti asanga ariho yicaye amarira yamurenze. Akimubona yaje yiruka aramuhobera akomeza kumurira ku rutugu ati Rene,
kuki watinze kugaruka? Uyu munsi turajyana, mbabarira tugende nonaha kuko iwacu bagiye kunshyingira. Rene ati Hyacinthe, sinifuza ko njye nawe tubana mu mashyamba. Ibwami banteguriye ahantu ho kuba, igisigaye ni ukwemeranya n'umwami ko ngiye kukuzana. Hyacinthe ati byagenze bite ko yavuze ko azagushyingira umukobwa we? Rene ati sinigeze mbimwemerera, namubwiye ko namaze gufata irembo iwanyu ko igisigaye ari ukugusaba tugakora ubukwe. Mu byo yabwiraga Hyacinthe nta kuri na guke ko ari kurimo. Yabwiye Hyacinthe ko ari kwihuta amusezeraho mbere yo kugenda, aramwongorera ati humura bareke bakomeze bategura ubwo bukwe uko babishaka. Nanjye ndakora uko nshoboye kose nzagutwara mbere y'uko ubukwe nyirizina buba, kandi sinzagutwara mu ibanga, nzagutwara bose babireba. Hyacinthe atari kuba wishingikirije kuki? Mu gihe bari bakivugana, se yabagezeho n'umujinya mwinshi asunika Rene. Karen na Ramazesi bahise baza nk'abatabaye. Rene arababuza ati nimusigeho, uyu ni data bukwe. Umusaza arakaye cyane ati ninde wita so bukwe? Umuhigi uba mu mashyamba ni gute yambera umukwe? Aho kugushyingira umukobwa wanjye namwica, kuko kumugushyingira naho bitaniye no kumubora. Urumva ari cyo wamarira umwana wanjye wanzerereza itagira umuryango we? Rene yatangiye kurakara areba Hyacinthe mu maso, aramubwira tuzirikane ibyo nakubwiye byose kandi wibuke amagambo twavuganye ngiye kugenda. We na Ramazesi bahise bigendera, bazamuka mu mashyamba baganira. Bamubajije impamvu amubeshye, ababwira inkuru yose y'uko bamenyanye nuko yagiye amubeshya byinshi birenze ibyo yaramubeshye uwo mwanya. Yarababwiye ati uriya mukobwa yankunze ndi umuhigi, nzana inyama bakanguraniramo ibindi. Yankunze mba mu mashyamba, ibyo yabonaga n'ibyo yankundiye. Nanjye ndirinze kumubwira hashize hanjye, mubwira hatarigeze habaho. Iwabo bakimenya ko dukundana barabyitambitse, bavuga ko batashyingira umusore batazi aho akomoka. Ariko umukobwa yakomeje kunkunda, yanga kubumvira. Aho nzi ibwami yarabizi neza isezerano ry'umwami ry'uko azampa umukobwa we. Yasigaranye impungenge ariko yizera ko nzarwana ku rukundo rwacu. None murumva mubwije ukuri bitateza ibindi bibazo? Ramazesi yamukoze mu ntoki ati ukwiriye kuba umwami rwose kuko ubwenge ufite burahambaye. Hyacinthe we yasigaye yishimiye mu mutima kuko nyuma y'iminsi myinshi yari yongeye kubona umukunzi we. Se yatinye kongera kumukubita ariko aramubwira ati nongera kumenya ko wavuganye n'uriya muhigi nzakwica. Hyacinthe atari ku mwami yaramukunze aranamugabira, ubu afite izina ryiza, kubana nawe ntibyabasuzuguza. Se ati wa mukobwa we ntago kumvuga ukamvugiramo, wibwira ko umwami hari urundi rukundo amukunze? Yifuza kumugira umucakara akazahora amuhigira? Uriya mwami arikunda, umwami wishe inshuti ye Finozili ngo akunde ayobora ibihugu byombi, urumva amukunze uruhe rukundo? Mu gihe bazamukaga mu ishyamba bagendaga banyura ahantu humiye amaraso, Rene atahana hagushije inyamaswa ndi kumwe na Kivaro. Kari wari yifitiye amatsiko menshi ati ishyamba koko niryo mubamo? Ishyamba rirerire ritya? Ubundi se turageraho muba ryari? Nawe ati humura turi hafi kuhagera, ni hejuru mu mpinga. Bagezeyo Rene ahita avuga mu ijwi rirangurura ati Kivaro, hano hari inshuti zawe za kera, ngwino uziramutse. Yari yibereye mu nzu aryamye, abyuka vuba vuba asohoka hanze asanga ari Karen na Ramazesi. Bahoberanye umwanya munini cyane. Kivaro akomeza kubitegereza ati nari nzi ko uyu munsi uzagera, none se byagenze bite ngo muzuko? Ramazesi ati abandi twari kumwe barabanze bacu, twabasize mu nzira kuko ibituzanye hano si uguherekeza uyu musore wawe ngo agusure, ahubwo ni ugufata imyanzuro y'ikigomba gukorwa byihutirwa. Babanje kuruhuka, bokereza inyama, basangira baganira uko bagomba gukuraho Zimo. Yababwiye ko bitazasaba kanyura mu zindi nzira, kazaca mu buvumo yanyuzemo ahunga. Ramazesi na Kari kugeza ubwo ntibari bakamenye ko buhari. Umwami Finozili akimara gupfa, icyumba yararagamo bakigize icyo kubikamo intwaro, amacumu, imyambi n'inkota. Kivaro yarababwiye ati buriya buvumo bukingishijwe ibuye rikomeye, umuntu ahagarara hejuru yaryo nk'uko ahagarara hejuru yandi. Mugende murebe ibuye rifite impande 6 riri ku ruhande hafi y'igikuta cy'iburyo. Niba hari ibintu biri hejuru mu bikureho niho umuryango uri. Finozili yari yarashyize amabuye menshi mu cyumba kugira ngo atazagira n'undi muntu bikeka. Ayo mabuye yarashashe neza ku buryo nta muntu ari gutekereza iby'ubwo buvumo. Aho niho Kivaro yari guhingukira akagira ibwami adaciye ku marembo. Kari yari kujya kwicaramo nijoro kugira ngo Kivaro nahagera bombi bahagurukire rimwe batangire kwivugana abasirikare baturutse mu majyaruguru bafatanyije n'abandi bahoza bakorera Finozili. Rene na Ramazesi bo bagombaga kwicaza mu byihutirwa, ubwami bakabe barabufashe. Kubera ko ibwami bari bagiye gutegura ubukwe, bari kubikora mbere y'umunsi w'ubukwe nyirizina. Iryo joro umwami yagombaga kuganira n'umukwe we mu gihe abandi bari kuba bari mu mayoga. Iyo habaga hari ibirori batendaga kuryama kuko yabaga ari iminsi yo kurara banywa. Mu gusubirayo Ramazesi yagarukanye na Kari na Rene gusa kuko izindi ngabo bari bazishe bagenda. Zimo ntiyigeze abyitaho, yarahugiye mu byo gutanga amategeko y'ibigomba gukorwa mu myiteguro y'ubukwe. Iyo minsi nta kindi cyakorwaga uretse amasuku, kwenga inzoga no gutaka ibwami hose nk'agiye kubera ubukwe. Noneho rya joro bapanze ko bazakuraho umwami ryarageze, Zimo asaba ko bamuha umwanya akaganira n'umukwe mbere yo kumushyingira umukobwa we.
abandi bari mu mayoga bari kwinywera, ariko abasirikare ba Finozili bari bazi ikigiye gukurikiraho. Bari bategereje ko Kivara ahagera bagatangira akazi. Umwami Zima yagiye mu cyumba ahamagara Rene ngo babe baganira banasangira icyo kunywa. Ku muryango inyuma y'urugi hari hahagaze abasirikare 4. Babiri bari baraturutse mu majyaruguru, abandi 2 ari abakoranye na Finozili. Rene yashakaga ko babanza kuganira bihagije, akamwica abanje no kumubwira ko ari umwana wa Finozili yishe. Mu gihe bari bakiganira icyumba gifunze, ingabo zabo zibarindiye inyuma y'urugi, umwami yumvise urusaku rwazo kandi ijwi ry'umuntu utatse kuko atewe inkota mu mutima yari arize. Yahagurutse ku ntebe arebye ku muryango abona amaraso. Yagize ubwoba akibaza ibiri kuba, Rene ahita amufatira inkota ku ijosi. Yaramubwiye ati igihe kirageze ngo ubwami bwawe bugere ku iherezo. Warakoze ubuza ibihugu byombi kuko uwo muhungu wa Finozili wishe agiye kubiyobora byose icyarimwe. Zima turavuga ibikirene. Rene ati iherezo ryawe rirageze. Ndi umuhungu wa Finozili wagenewe kuragura ingoma wigaruriye. Uwo mwanya yamuciye umutwe, urugi ruhita rukinguka, ingabo zari zimaze kwica zo ku muryango bari barindanye uwo mwami Zima ziramwunamira, hanyuma zimusaba kuguma aho ari. Intambara ntiyabaye yindi mu minota mike ubwami bari bafite mu biganza. Kivaru yahagereye igihe we na Kari n'izindi ngabo basakuriza hamwe bavuga ko umuhungu wa Finozili ari we mwami wabo. Izindi ngabo zishatse kurwana ku mwami zimenya ko yapfuye kare, zimanika amaboko. N'ubundi nta cyari kigoranye cyarimo kuko ingabo zaturukanye na Zima mu majyaruguru zari nyegereranyije n'izaturukaga muri icyo gihugu cy'amajyepfo. Ikibabaje nuko nta muntu wo mu muryango wa Zima n'umwe wasigaye. Kivaru na Kari barwanye bagamije kwihorera kuko bari bafite aho bahuriye n'umuryango wa Finozili. Rene byaramubabaje kuko yifuzaga nibura kuvugana n'umukobwa yari yaremerewe, akamuha icyo cyubahiro akamureka akiberaho. Byari byarangiye nta kundi yari kubigenza. Nubwo yarababaye, Kivaru yagiye imbere yaramubwira ati nyagasani mwami, ntabwo kubica twabitewe n'umujinya cyangwa kwihorera, ahubwo twabikoze ngo turinde ahazaza h'igihugu. Wenda n'akantu ko kwihorera kari karimo, ariko n'ubundi umuhungu we w'imfura yari yiteguye kuzamusimbura. None iyo tumubabarira, urumva atari kuzajya mu majyaruguru ahabuze ari igihugu cyabo, dore ko hariyo n'abasirikare bamushyigikiye agategura ibitero. Abakobwa be nabo nuko bari kumushyigikira. Ahubwo n'abandi bagambanyi bose bari inyuma ya Zima, dukwiriye kubagenzura twitonze. Rene yaciye bugufi arabyemera kuko yafataga Kivaru nk'umuntu utumye byose bishoboka akaba umwami. Kugira ngo abaturage batari mu murwa bamenye ko umwami ahindutse, bavugije impanda n'imyirongi by'intsinzi kugira ngo bahite bamenya ko ari undi mwami mushya w'imyingoma. Intumwa zahise zoherezwa mu bice bitandukanye by'igihugu ngo zitangaze ko Rene umuhungu wa Finozili ari we wabaye umwami, nyuma yo gutsinda Zima wari warishe akigarurira igihugu cyabo. Amakuru yageze no mu cyaro cyo kwa Yasente umutima uramusimbuka, ariko bo bamwumvisha ko atari Rene azi, ahubwo ko ari undi, bakaba bitiranwa ku mazina. Haburaga iminsi 3 gusa ngo ubukwe bwe n'umusore bamuhitiyemo bube, bari kumutegura nk'umukobwa ugiye guhinduka umugore. Bamukuye mu cyumba yararagamo, bamujyana mu kindi cyahariye yagombaga guhererwamo impanuro na ba nyirasenge. Bavugaga ko nta mwari ushakana igisebo, bityo yagombaga kubabarirwa amakosa yose yakoreye iwabo mbere y'uko ahabwa umugabo we. Iyo mihango niyo yari arimo, ariko yakomezaga gutsimbarara babwira ko Rene ari we wabaye umwami, bakamuseka bamubwira ko akwiriye kumwikuramo akitegura kubana n'undi musore atari yakabonye na rimwe. Icyatumaga yizera ko Rene ari umwami nuko arabizi ko n'ubundi yagiye ibwami. Ku munsi wakurikiyeho ibwami hateguye inama kugira ngo umwami mushya yimikwe ku mugaragaro abaturage bareba. Bose bari bishimiye kumenya ko umuhungu wa Finozili ari wasubiranye ubwami. Baraje arahirira imbere yabo, hanyuma bamwambika ikamba, bamuha izina rya se yitwa Rene Finozili, bakora ibirori byo kumwakira nk'umwami mushya. We nta handi umutima we wari uretse kuri Yasente. Yifuzaga guhita agenda akamuzana akamugira umugore. Yabibwiye Kivaru, we na Ramazesi bamugira inama. Kivaru yaramubwiye ati ngenda na Ramazesi tuzi iwabo w'umukobwa. Turajyayo tubabwire ko ari wowe mwami kandi ko umukobwa wabo ukeneye kumugira umugore akakubera umwamikazi. Umuzanye utabateguje byatuma abaturage bamwe bagufata nk'uzabahutaza, bakagufata nk'umwami wikunda. Reka bikorwe mu mucyo, mubane mubanje no gukora ubukwe. Bagezeyo basanga imihango y'ubukwe bamuteguriraga igeze kure. Kivaru bari bamuzi kandi se wa Yasente nawe se ubwa mbere yarabonye Ramazesi. Bari baherekejwe n'abasirikare benshi kandi bafite intwaro, ababonye arabonamira. Kivaru yahise avuga ati Rene umwami yakunze umukobwa wanyu kuva kera, none mugiye kumushyingira undi musore? Abaro bose barikanze kuko bibwiraga ko Rene ari umuhigi uraho, umwami yashimye akamujyana iwe. Yabasobanurira ko we na Rene baje mu mashyamba bahunze ubwami bwa Zima, nuko Rene yongeye kwisubiza ubwami bwa se. Se wa Yasente yibutse ko yarwanyije urukundo rwabo amubuza umukobwa we, apfukama hasi aravuga ati umukobwa wanjye nifuzaga kumushyingira mu muryango uzwi, bituma mubuza Rene kuko ntari nzi ko akomoka mu muryango w'ibwami. Nari nzi ko ari umuhigi gusa usanzwe, sinari nzi inkomoko ye. None singiye guhangana n'umwami, kandi ndabatumye mu munsi abiri imbabazi, mumubwire ko nicuza icyaha namukoreye.
Kivaru yaramuhagurukije aramubwira ati nabuze Hyacinthe yababuze urukundo rw'ubuzima bwe. Uwo musore mwari mugiye kumushyingira mu mwihanganishe kandi mubwire umuryango we ko umwami databuja yiteguye kubaha impongano. Mu cyumba Hyacinthe yari arimo yicaranye na ba nyirasenge, ibyishimo byaramurenze asohoka arira kubera umunezero, ahobera Kivaru ati ndaragutegereje, komeza imyiteguro y'ubukwe niwe mugiye kubukorana ku mugaragaro. Abandi basirikare bari bazanye nawe bose bamwunamira kuko ari wari ugiye kubabera umwamikazi. Guhera uwo munsi uwabo Hyacinthe batangiye gutegura ubukwe bwe n'umwami Rene. Rene nawe yagombaga kuba avuye ibwami akajya kuba hafi yaho kugira ngo abanze gukora ubukwe azagarukane n'umwamikazi mu ngoro ye. Mu gihe ari kuba adahari yasizeho Ramazesi yizeraga cyane wari waramubera intwari mu rugamba rwo kwisubiza ingoma ya se ngo abe asigaye mu mwanya we. We na Kivaru wari usigaye ari nk'umubyeyi we bagombaga kujyana mu bukwe. Imihango yagenze neza nk'uko byari biteganyijwe. Umwami Rene wari warahawe izina rya se akitwa Rene Finozili asezerana na Hyacinthe ku mugaragaro. Ubukwe bwararangiye we n'umugore batwarwa mu igare rikururwa n'ifarashi basubira ibwami. Bageze i Hyacinthe bamwimika nk'umwamikazi. Nyuma yaho Rene Finozili yagororeye umuryango wa Hyacinthe ndetse atanga impano zo guhunga umuryango yari agiye gushyingirwamo. Inkuru yacu naho irangiriye kandi nizeye ko yagushimishije. Niba turi kumwe no mu zindi nkuru duhurire muri comment.